Muraho neza nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande bakunzi ba Mbarusha Mining TV. Rongera nk'uko mubibona iyi ni ya projet yacu, ni wa mushinga wa P Network. Hano kuri Mbarusha Mining TV iyo tubonye amakuru ari gutrendinga kuri P Network cyangwa amakuru ari kuvuga kuri uyu mushinga wa P Network cyangwa amakuru yafasha aba pioneers cyangwa yatubera ikiraro cyangwa inzira itugeza ku musozo w'uyu mushinga wacu wa P Network cyangwa ku mpera z'uyu mushinga, dukora ibishoboka byose ayo makuru tukayabagerezaho mu bantu ba mbere, tukayabagerezaho ku gihe. Nimba ari impungenge aba pioneer bafite tukagerageza kuzibamara, tukabahereza ukuri, tukabahereza proof y'amakuru aba ari kuvugwa kuri uyu mushinga wa P Network. Icyo usabwa nta kindi hano kuri Mbarusha Mining TV ni ukuba warakanze subscribe ugafungura inzogera kugira igihe cyose twaprodinze video cyangwa igihe cyose Mbarusha Mining TV ashyize video kuri YouTube uyibonere mu bantu ba mbere. Niyo mpamvu tubabwira ngo kanda subscribe ufungure inzogera kugira ujye ubonera amakuru ku gihe. Reka ngushimire cyane rero wewe wakanze subscribe nawe uyikanze ubu ngubu, ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha kubera ko ibyo tugezeho ubu ngubu nimwe tubikesha, nidufatanya tugashyira hamwe tuzagera kure hashoboka. Twinjiye muri update rero, ntabwo video wenda nzajya nkora muri iyi minsi. Mwaranyandikiye mu makomenti mungera inama, hari abambwira ngo video zawe nyaboneka jya ugerageza ukore wenda ukoresha iminota mike cyangwa igihe gitoya, tuzireba wenda turi mu kazi cyangwa turi kujya mu kazi, ujye ugerageza wenda ukoreshe iminota mikeya. Naye narabyubahirije, simba shaka ko video iza kuza gufata iminota miremire. Twinjiye muri update rero y'uyu munsi, nzanywe na update imwe gusa nje kuyisobanuraho, wenda mara abantu amatsiko cyangwa impungenge cyangwa shyire umucyo kuri iki kintu. Ku bantu rero batarahabwa KYC muri P Network, ku bantu batarahabwa KYC, hari abantu bafite impungenge bahagaritse umutima ati se ko open mainnet igiye kuba ntarahabwa KYC bizagenda gute, payi zanjye ngiye kuzihomba. Kuri uyu muntu utarahabwa KYC n'umunsi wa rimwe, kuri uyu muntu utarahabwa KYC n'umunsi wa rimwe muri P Network, ugomba kuba strong, ugomba gukomera, ugakomeza mining udasiba, nta byo gucika intege, kubera ko n'ubundi muri iyi minsi systeme iri kugenda itanga ama KYC, kandi nitanaguhereza KYC muri iyi minsi open mainnet niyo yaba konti yawe ntacyo izaba. Mwibuke ko systeme cyangwa abantu ba mining P Network ni abantu barenga miliyoni 60, kandi muri izo miliyoni 60, miliyoni 30 ntabwo zirakora KYC, ntabwo ziruzuza ibisabwa. Nuvuga ngo inyuma haracyari miliyoni zirenga 30 zitaruzuza ibisabwa, kandi gahunda ihari nuko open mainnet cyangwa umuyoboro ufunguye w'uyu mushinga wa P Network ugomba kuba byibura ari miliyoni 25 zisa n'izujuje ibisabwa. Izindi zizaba zisigaye zizagenda zuzuza ibisabwa mu gihe cya open mainnet. Kuri wowe utarahabwa KYC muri iyi minsi wigira ikibazo kireka, nanone babigarutseho, systeme yabigarutseho, kuwa team yabigarutseho, ari niyo mpamvu ngiye mbabwira ibintu nkanabereka proof, nkanabereka naho byavuye. Kuri wowe utarahabwa KYC n'umunsi wa rimwe, komeza ukore mining udasiba, nta byo gucika intege. Niyo open mainnet yawe utarahabwa KYC, konti yawe nta kibazo na kimwe izaba, kubera ko hari amakonti menshi n'ubundi ibibazo n'ubundi by'ama KYC cyangwa azahabwa KYC open mainnet yarabaye. Ikintu wenda ngishyireho umucyo, kereka umuntu wahawe KYC muri iyi minsi atarayikora. Ari no mpamvu mba ngomba kubabwira ibintu nkanabereka proof. Nujya muri mainnet checklist ukaza gukanda kwa aka fresh akamuri kubona kariya hariya hari akabazo, nuhakanda baraza kugira ute kubisobanura. Wenda ku muntu uhaye KYC muri iyi minsi utarayikora,
baravuga nukanda kuri aka kantu kaga fresh hari iminsi wenda iri kubara cyangwa iri posted ku muntu ariko wahawe KYC, ku muntu uhawe KYC nuza kugakandaho uraza guhita ubona aya magambo nuza gusoma hano hasi cyane haranditse ngo failure to complete your KYC and mainnet checklist will result in the permanent loss of all pay and pay bonuses accumulated prior to the grace period. Nagerageje kurishyira mu Kinyarwanda iyi update mu Kinyarwanda bavuze ngo kunanirwa kuzuza urutonde rwa KYC na mainnet bizavamo gutakaza burundu ibihembo byose bya payi na payi byegeranijwe mbere y'igihe cy'ubuntu. Ahangaha ni ku muntu wenda wamaze kugira ute wamaze guhabwa KYC muri iki gihe ntabe yayipasinga. Nanone ngira ngo murabona ko babigarutseho bavuze ngo nunanirwa gukora KYC cyangwa kuyuzuza muri iyi minsi wayihawe uzabura wenda ushobora kuzatakaza payi zawe burundu, bitandukanye n'umuntu utarahabwa KYC. Ku muntu utarahabwa KYC n'umunsi wa rimwe kubera ko n'undi ni ibintu bizwi na system, uretse ko aba pioneers tubyirengagiza nyine urumva ko tuba dufite n'ikibazo twese tuba dushaka gupasinga KYC wenda tugere kuri open mainnet account zacu zimeze neza. Nibyo koko nibyo tuba twifuza, ariko igihe cyose system itaraguhereza KYC cyangwa igihe cyose bataraguhereza ubutumwa bukwemerera gukora KYC cyangwa kuyipasinga, komeza ukore mining witonze nta n'ikibazo nta n'igihunga, kubera ko niyo open mainnet yaba niyo mining yarangira, kubera ko hari coins zizwi zashyizwe hanze nizi miningwa zigashira muri system, mining igomba guhagarara. Kabone niyo mining yarangira utarahabwa KYC, system irabizi neza ko hari abantu ba mininga payi batarigera bahabwa KYC n'umunsi wa rimwe. System izabahereza ama KYC. Kandi ikindi turi no kugenda dusoza, open mainnet niba izaba hari amakonte menshi atarahabwa KYC, icyo cyo mukimenye, kandi ni n'ibintu bizwi ukurikije imibare y'abantu ba mininga Pi network nkuko nabibabwiye ni abantu barenga miliyoni 60, kandi open mainnet biteganyijwe ko niba cyangwa biteganyijwe ko mu gihe zabibaye byibura miliyoni 10 zizaba zarahawe migration ndetse na miliyoni 15 zarakoze KYC zitegereje migration. Ahantu murahumva, ngira ngo murumva ko izindi miliyoni zisigaye zindi zizaba ziri mu bibazo cyangwa zitegereje ama KYC ko zihabwa ama KYC cyangwa ko babohe system izohereza ubutumwa bwo gukora KYC. Rero muri abo ngabo wenda sinkwifuriza ko waba urimo, ariko ubaye unarimo niyo mpamvu utagomba kugira ikibazo cy'uko utarahabwa KYC kandi wegereje cyangwa twegereje open mainnet. Nabonye abantu benshi barakomeje kugira impungenge, barahagaritse umutima ati ngiye system ntabwo irampa KYC kandi tugiye kwinjira mu gihe cya open mainnet, ubu payi zanjye sinzazihomba, bizagenda gute, ngo naruhiye ubusa. Hari nabo usanga bari kuvuga nabi ati twe nta kintu mudufasha, ukagira wenda twe turi wenda nk'abantu bakora muri system. Muvandimwe wenda uretse ko tureba amakuru tukagerageza gusoma mu binyamakuru cyangwa mu ma white paper yabo, ariko igihe system itaraguha KYC nyine nta kintu umuntu agomba kurenzaho, urayitegereza. Si ngombwa kuba wavuga nabi cyangwa ukabwira umuyobozi wawe nabi cyangwa umuntu uguhereza amakuru, kubera ko nawe si we uba ubitera. Ahubwo icyo ugomba gukora ni ugukorera mining ku gihe. Nimba ugomba ku-updating application yawe bashyizemo update ukayapudetinga. Kandi nonongera kwibutsa abantu mujye mwibuka gukora update, kuko hari igihe baba baraguhereje KYC ntubimenye kubera ko uri gukoresha version yashaje cyangwa application yavuye ku murongo cyangwa yavuye ku gihe, wamara kuyapudetinga ugasanga wahawe KYC. Update ya application nawe yo burya
aba ari ngombwa mujye mwita cyangwa mujye mwibuka ku updatinga amapurikasiyo yanyu muri Play Store. Rero iki kintu ngerageje kugishyiraho umucyo ku muntu utarahabwa KYC, nta mpamvu n'imwe yo gucika intege muri Pi network. Ugomba gukomeza gukora mining, kubera ko niyo open mainnet yaba cyangwa n'igihe open mainnet zaba, hari abantu benshi zaba batarahabwa KYC. Ni ibintu bizwi na system irabizi na kuba team irabizi, kandi biri no muri white paper, biri no muri white paper, kubera ko nimba bavuga ngo open mainnet igomba kuba byibuze dufite miliyoni 10 zahawe migration, hari na miliyoni 15 zapasinze KYC, kandi tukaba tuzi ko muri systeme harimo abantu barenga miliyoni 60-70 bamayininga payi. Urumva ko izo miliyoni zisigaye zindi ziba zitarahabwa KYC, wenda hazaba harimo n'izakoze amakosa, ariko murumva ko hari konte nyinshi zizaba zisigaye zikenewe kuzuza ibisabwa cyangwa systeme igomba kuzitaho mu gihe cya open mainnet. Urumva ko ntabwo ukwiye gucika intege na gatoya. Icyo usabwa no gukorera mining ku gihe, kandi no muri iyi minsi ntarirarenga, iminsi iracyahari, systeme yaguhereza KYC ukayipasinga. Rero mukomeze mukande subscribe hano kuri Mbarusha Mining TV. Ibiganiro byacu nakazaza nagahoraho, igihe cyose tubonye update dukora ibishoboka byose iyo update cyangwa ayo makuru mukayabonera mu bantu ba mbere. Nimba ari byo mugomba gukemura mukabikemura mu bantu ba mbere, nimba ari amakuru mukayamenya mu bantu ba mbere. Rero igihe cyose wakanze subscribe aba ari sawa, aba ari ingenzi, aba ari byiza, kubera ko iyo dusize video kuri Mbarusha Mining TV, iyo video uhita ko uyibona. Reka mbashimire cyane rero, mwakoze kwitabira cyangwa kwitanga kubw'umwanya wanyu. Ntabwo nabura kubashimira cyane n'uruhare mugenda mugaragaza, mukanda subscribe, musharinga ibiganiro byacu mu magurupe agiye atandukanye. Ciao ciao, ndabakunda cyane.